tuvuge ko Aline mwese ndabasuhuje yagize ukwezi kw'iminsi 28 kandi inyuma ya ovulation agira iminsi 14. Ukundi kwezi yagize iminsi 30. Niba nyuma ya ovulation agira iminsi 14 n'ubundi iminsi iri inyuma ya ovulation izakomeza kuba imwe, na hano hazaba iminsi 14. Tuvuge ko ukundi kwezi yagize iminsi 32. Nimba nyuma ya ovulation habaho iminsi 14, ni hahandi ovulation izaba nyuma yayo habaho iminsi 14. Niba ukundi kwezi yaragize iminsi 29, ovulation izaba nanone ku buryo inyuma hazaho iminsi 14. Noneho dukoze umubare nta bimenyetso by'uburumbuke twarebyeho, ari ukureba iminsi igize ukwezi ndetse n'iminsi Aline agira nyuma ya ovulation. Bivuze ko igihe ukwezi ko kuzaba kwagize iminsi 28, irekurwa ry'intanga cyangwa ovulation bizaba ku munsi wa 14. Nagira iminsi 30 bizaba ku munsi wa 16. Nagira iminsi 32 bizaba ku munsi wa 18. Nagira iminsi 29 bizaba ku munsi wa 15. Ndakeka ibino hari abantu bisubije bari babajije batese igihe umuntu agira ukwezi guhindagurika ashobora kubara. Igihe cyose ukurikirana biriya bimenyetso by'uburumbuke ukaba unabizi ko nyuma ya ovulation iminsi yawe idakunda guhindagurika, ushobora kuvuga uti ovulation kuno kwezi yabaye uno munsi, ukwezi gushize yabaye iki gihe. Ntabwo ovulation igihe cyose iba ku munsi wa 14. Ovulation iba ku minsi itandukanye, ahubwo iminsi idahindagurika ni iminsi iri nyuma ya ovulation. Ikindi nuko iyo habayeho indwara, inzara, ibindi bintu biguhangayikishije, iyo bibayeho mu cyiciro kiri mbere ya ovulation bituma ovulation itinda ikigira inyuma, kubera ko umubiri wawe urashaka yuko uzasama uri mu gihe cyiza cy'uko umwana yakura neza. Bivuze ko iyo habaye ibibazo mbere yuko irekurwa ry'intanga ryawe riba, ryigizwa inyuma kugeza igihe ibihe byiza bigarukiye. Ariko uramutse ugize ibibazo nyuma yuko ovulation iba, ibyo bibazo ntacyo byahinduraho ku kwezi kwawe. Ni hahandi imihango iza mu gihe cyagenwe. Nyuma y'iminsi yawe runaka ugira nyuma ya ovulation cyangwa irekurwa ry'intanga, imihango n'ubundi iraza ititaye ngo wararwaye cyangwa wagize ikindi kibazo. Hano twarebaga ku mugore ugira amezi afite iminsi ihindagurika. Ubukurikiyeho tugiye kureba abagore benshi batandukanye bagira iminsi ingana mu kwezi kwabo. Ndakoresha ukwezi kw'iminsi 28 kuko niko kuzwi cyane. Reka tuvuge ko Aline nanone ndamugaruye afite iminsi 28. Tuvuge ko Betty nawe afite iminsi 28. Tuvuge ko na Claudine nawe afite iminsi 28. Tuvuge ko na Princess afite iminsi 28. Bano bakobwa cyangwa abagore uko ari batatu bafite bose ukwezi kugira iminsi 28. Ariko nk'uko twabivuze, iminsi ya mbere ya ovulation cyangwa mbere y'irekurwa ry'intanga ishobora guhindagurika bitewe nuko uhangayitse, urwaye, ufite ibibazo bitandukanye. Ariko igihe cyose iyo habaye irekurwa ry'intanga ntabwo iminsi iri nyuma ya ovulation ihinduka. Ovulation turakoresha ibara ry'ubururu. Aline ashobora kuba nyuma ya ovulation agira iminsi 14. Bivuze ko icyo gihe ovulation izaba hagati na hagati mu kwezi kwe, bikazaba ari ku munsi wa 14. Betty ashobora kuba agira iminsi 13. Bivuze ko icyo gihe ovulation ye cyangwa se irekurwa ry'intanga
rizaba ku munsi wa 15. Claudine ashobora kuba agira iminsi 15 nyuma y'irekurwa ry'intanga. Icyo gihe bivuga ko nagira iminsi 28 mu kwezi kwe, icyo gihe ovulation izaba yabaye ku munsi wa 13. Princess ashobora kuba agira iminsi 12 nyuma y'irekurwa ry'intanga. Icyo gihe bivuze ko nagira iminsi 28 mu kwezi kwe, intanga ngore cyangwa igi rizaba ryarekuwe cyangwa ovulation izaba yabaye ku munsi wa 16. Hano uyu twavuze ko ubwo icyo gihe azaba agira iminsi 12, uyu nguyu azaba agira iminsi 15, uyu azaba agira iminsi 13, uyu nguyu azaba agira iminsi 14. Nk'uko mubibona, kuba abantu bashobora kuba bagira iminsi ingana mu kwezi kumwe, igihe cya ovulation cyangwa se irekurwa ry'intangangore kiratandukanye. Nimba umuntu akubwiye ngo ngewe ovulation yanjye iba ku munsi wa 14 kandi iyo nkoze imibonano mpuzabitsina idakingiye umunsi uyu n'uyu ntago nsama, ntuzabigendereho kubera ko we birakunda, wowe ushobora gusanga ovulation iba ku munsi utandukanye n'uwe, bityo wamwigana ukaba urasamye. Niyo mpamvu iyo wahisemo gukoresha uburyo bwa kamere, uko ugenda ureba biriya bimenyetso bigenda bihindagurika bitewe n'igihe urimo mu gihe cy'ukwezi kwawe, bigufasha kumenya ukwezi kwawe uko kumeze, ukamenya iminsi iba nyuma ya ovulation n'ibindi bitandukanye byagufasha mu kumenya uburumbuke bwawe. Tumaze kuvuga ku kwezi k'umugore, ukuntu ukwezi k'umugore kugenda guhindagurika, tureba igice gikunze guhindagurika cyane n'igice kidakunze guhindagurika. Narangiza mbibutsa kwiyandikisha kuri channel yacu, urakanda kuri subscribe, unakandi no kukazogera kaza ku ruhande kugira ujye ubona ubutumwa bukubwira ko twashyizeho ikiganiro gishyashya. Murakoze, murakarama, naho ubutaha. Bye.